Reka ngusuhuze wifuriza kugubwa neza aho dukurikiye 5 kuri 5 aho uri hose mubwire ngo komeza ugubwe neza amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba burasirazuba n'umujyi wa Kigali mubwire ngo komeza ugubwe neza n'intangiriro z'umwaka turi gutangira umwaka mbabwira ngo mukomeze mugire intangiriro nziza z'umwaka uyu mwaka uzababere uwo imigisha n'inkuru zitangaje zitandukanye ziri kuvugwa hirya no hino mu mande enye z'isi ariko mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tukaba turi bwibande ku makuru ari hano mu Rwanda ni mu gihe hakomeje kugenda hagaragara byinshi udushya twishi inkuru zitangaje nyinshi cyane mu gihe dutangira umwaka babwire ngo n'umwaka dutangiranye udushya n'umwaka dutangiranye mbese muri buri sezo ya buri kintu muri buri gisata cy'imyidagaduro niba ari ibisekeje biba biboneka niba ari indirimbo inyinshi ziri kuboneka zishimishije ariko uyu munsi turibanda ku inkuru gusa ni inkuru ibabaje ni inkuru dutangiranye umwaka dufite ibabaje kuko rwose byaje kuba bitungurana ubwo bari mu birori bizihiwe nk'ibisanzwe kumwe mukora ikirori mukaba mwishimye munezerewe ariko biza kurangira ibyari ibirori bihindutse ikiriyo byifashe bite ni mu karere ka Gatsibo umugabo yaje kuba yicwa n'inyama iramudangura umugabo wo mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kiziguro yishwe n'inyama nyuma yo kuyimira ikamuhagama mu muhogo kugeza ashize mu mwuka ibi byabaye ku itariki ya mbere Mutarama 2025 aha hari kuri Bonane hari ku munsi wa mbere umunsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere ukaba umunsi wa mbere w'icyumweru cya mbere cy'umwaka mbese wari umunsi wo mwaka niho ibi byaje kuba biba byabereye mu mudugudu w'ubutatu mu kagari kagakomeye mu murenge wa Kiziguro ho mu karere ka Gatsibo abaturage baganiriye n'itangazamakuru bavuze ko uwo mugabo yari yitabiriye ibirori by'abari babatirishije umwana aza guhabwa ibyo kurya nk'abandi atamiye inyama ihita imuniga yitaba Imana umwe mu baganiriye n'itangazamakuru yagize ati twari mu birori atamira inyama yose ibiramunize mu gihe turi gushaka ubutabazi iba iramwishe navuga ko yishwe no gushaka kumira inyama yose umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiziguro witwa Kanamugire Inosa yabwiye itangazamakuru ikinyamakuru kigiye dukesha iyi nkuru ko uwo mugabo yishwe n'inyama nyuma yo kuyimira ikamuhagama mu muhogo ati uwo mugabo yagiye mu birori byo kubatirisha bamuha ibiryo biriho inyama aza kuyitamira maze imumerera nabi bityo rero bahise bahamagara ubutabazi bw'imbangukiragutabara ihagera amaze gushiramo umwuka igitifu Kanamugire Inosa yavuze ko ibi byabaye ari impanuka kuko yari yahawe ibyo kurya nk'abandi yavuze ko nyuma yo gukorerwa isuzuma uyu mugabo yaje kuba ashyingurwa kuri iki cyumweru tariki ya 4 Mutarama 2026 ngayo nguko reka twihanganishe umuryango w'uyu umupapa wabuze umuntu reka tubihanganishe kandi tumwifuriza n'iruhuko ridashira bakunzi bacu rero amakuru yacu nibisanzwe abari akagaruka kandi subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho 5 kuri kagenzi kako ndabifuriza umwaka mushya muhire umwaka wa 2026 uzabera umwaka w'uburumbuke umwaka w'itsinzi muri byose ku munyeshuri ndakwifuriza itsinzi ku mucuruzi ndakwifuriza kunguka uzaronye mu byo ukora byose umuhinzi ndakwifuriza kurumbukirwa n'imbuto uzashyira mu butaka mbese buri wese n'akazi akora ndamwifuriza kuzaba ari cyo gihe cyiza cyo kuva hamwe ajya handi mu iterambere imihigo yose mwahize muri uyu mwaka
ndabifuriza ko izagerwaho 100% ndetse mukanarenza. Reka mbifuze kugubwa neza rero, amakuru yacu nakagaruka duhere mu nkuru yacu y'ubutaha. Ciao ciao.